Turabashuje nshuti bakunzi ba Iyarure TV, uyu munsi kandi tugarutse kugira ngo tuganire bya biganiro byacu mukunda cyane. Njye ndi MC Theo, uyu munsi tubafitiye umutumirwa, ariko reka tubanze tubasuhuze aho muherereye hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo, abari muri East Africa, abari ku migabane igiye itandukanye iri kuri uyu mubumbe wacu, mwese tubahaye ikaze kuri Iyarure TV. Iyarure TV ni televiziyo nziza tubagezaho ibiganiro bitandukanye, umuryango, gufasha umuryango, ubuhamya, ijambo ry'Imana ndetse no kwita ku buzima. Ibi byose nibyo tubagezaho. Kuri sikrini zacu murahabona umushyitsi Reverend Pastor Hamenyimana Jean, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze. Wari uri aho? Turaho kandi turashima Imana. Amen. Wasuhuza abadukurikiye kandi? Bene data mwese mukurikiye TV Iyarure, ndabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tumaze iminsi tuganira, naje gusukura ikiganiro twari twashoreye ubushize. Yego, Imana iguha umugisha. Ngira ngo ntabwo uri umushyitsi, ahubwo usangwa muri uru rugo, urisanga cyane. urisanga. Pastor, ejo wari watashye ubukwe, naraguhamagaye kugira ngo tumenye gahunda y'uyu munsi, urambwira uti natashye ubukwe. Natashye ubukwe. Waduha ishusho y'ubukwe uko ejo bwari bumeze, nko mu masegonda makeya? Ishusho y'ubukwe uko nayibonye, ubukwe bw'ejo wari watashye, nabonaga ari ubukwe bukozwe n'imbaraga z'amafaranga, ariko nta mbaraga z'Imana zirimo. Narebaga nkabona icyubahiro cy'Imana nta kirimo. Ab'isi rero ibyubahiro byabo by'amafaranga wabonaga ari nko kugira ngo bishyire hejuru, ko baba bafite ubutunzi, bafite amafaranga. Kuri kino gihe rero usanga n'ubundi abantu bakora ibirori kugira ngo bishimishe, bagaragaze n'amafaranga batunze. Ntabwo baba babikoze kugira ngo ibyo birori byubahishe Uwiteka Imana yacu. Reka rero tubatumire mu bundi bukwe bw'umuhungu wacu twa Twizere Patrick. Yego. Buzaba ku itariki 23 z'ukwa munani. Aho ngaho hazaba ari saa 6 z'amanywa. Kuhagera kwabaherekeje no gutangira amateraniro y'ubukwe bwera ni muri sale yo kwa Ganza Serge Hotel mu Kibuza ku Kamonyi. Nyuma n'ubundi abatumye bazakirwa muri iyo sale kwifatanya natwe ngo bizabashimisha abageni bacu Twizere Patrick ndetse na Janine Uwimbabazi Janine. Yego, ubu bukwe bw'aba bana bacu ngira ngo tumaze igihe tunabatumira. Yego, invitation baraza kongera kuyishyiraho muri ino minsi. Ibiganiro byose bya Iyarure tuzajya tubaha ubutumire kugira ngo tubibutse. Icyo nashakaga kuvuga, baze bazarebe ayandi makwe bataha, uko bajya bataha. N'ubu ngubu bazabutahe barebe itandukaniro, bakompare, bavuge bati wenda ubukwe ni sawa, cyangwa se nabwo haraburamo ibi, cyangwa se bakongeramo ibi. Bazabutahe rero baze bihera ijisho. turizera ko Kristo azabutunganya. Yego. Batwumvise rero, ngira ngo ku bindi bisobanuro bahamagara 0788 Izo ni nimero za Patrick. Ku ruhande rwa Janine ni 07100775. Bahamagara kuri izo nimero ari ushaka kubafasha, kubatwerera. Ubu ni igihe cyo gutwerera rwose, babakandira akanyenyeri cyane rwose, babigire vuba. Imana ishimwe. Pastor, yego, turagarutse rero ku ntambara y'umwuka. Yego, ku ntambara y'umwuka. Uyu munsi ugiye kutuganiriza mu gice cya gatatu. Twaganiriye ku gice cya mbere, ngira ngo cyo abantu barakibonye, bamwe baranashimye. Igice cya kabiri ngira ngo wenda ntikirajya hanze, ariko tugiye kuganira ku gice cya gatatu cy'intambara y'umwuka. Ni ikaze rero, watangira usenga
kugira ngo twiragize Imana yego ubundi tugatangira. kongera nikundira kuririmba kakaririmba mwakamfasha ngira ngo twakaririmba gafite ibice bitatu ntabwo ari kanini. Tukaririmba n'indirimbo y'125 mu gushimisha Imana. Indirimbo iravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ye kuba narabonye Yesu nta kintu kijya kimbabaza cyo ku isi ngo gitinde muri iki. Mpita numva Yesu ampumuriza. Ndamahoro rero nubwo nagira ibyago bimeze bite yenda amahoro. Niyo mpamvu ngomba kumuririmba aho n'abandi hose ngiye mu murimo we, ayo mahoro ngomba kuyaririmba. Yesu ni uduha amahoro. Tutangire rero. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi nkomezwa kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro, naho haza ibyago byinshi ndamahoro. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro, niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Pastor, reka turimbe n'iki gitero cya gatatu tukiririmbe neza tugikosore, sibyo? Reka tukiririmbe. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Haleluya. Bihanganira amajwi yacu n'ay'abasaza, ariko harimo ubutumwa. Harimo ubutumwa cyane. Iramfasha cyane. Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ndamahoro. Uri mu byago nzaririmba ndamahoro. Ndamahoro. Kadushimye Imana. Ndagushimye Mana Data, ndagushimiye mu gitondo cy'uno munsi, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyumweru cyose gishize. Imirimo twakoze twarakubonye ukuboko kwa buryo waturinze, kuba tugeze rero uyu munsi tugihumeka umwuka w'ubuzima, si kubw'imbaraga zacu ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Wakinguye rero umurimo kuri iyi televiziyo, reka tugusabe ngo udufashe kuri uyu munsi wa none. Ijambo ryawe tugiye kuganira n'abana bawe hirya no hino rigira icyo ribamarira. Ni wowe ukiza abantu, ntabwo abakozi bari bo babakiza, ariko iyo udufashije iryo jambo rigiye rifasha benshi kandi rikabagirira akamaro. Turizera tudashidikanya kugiye gukingura imitima ya benshi no gushakisha benshi, kubakangurira kumva ubutumwa bwiza kuri iyi TV, kugira ngo ubushake bwawe bugumye gukora umurimo nk'uko wabigambiriye. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ubushize nk'uko wabivuze tumaze gutambutsa ibiganiro bibiri. Iki rero ni icya gatatu.
mu ntambara rero z'umwuka, ibyo biganiro bibiri byashize, uyu munsi wa none iby'ubushize twize abanzi batatu barwanya umukristo, bakamubuza gukomeza inzira yatangiye ijya mu ijuru. Abo banzi ni kamere, umwanzi wa kabiri ni isi, umwanzi wa gatatu ni Satani. Uyu munsi rero tugiye kwiga abo banzi batatu, abo banzi batatu batera abakristo. Akenshi abo banzi badutera bafatanije, numva ngo baba bahuje. Muri abo banzi rero, muri bo abo banzi harimo umukuru umwe ni Satani, abandi bose bo baramwumvira bakamwubahiriza. Kandi Satani afite izindi mbaraga, afite abandi banzi yifashisha bitwa abamarayika. Abari abamarayika bari mu ijuru baragoma, bamanukana nawe barabajugunya, n'ubu ngubu bitwa abadayimoni, ntabwo bakiri abamarayika. Nagiraga ngo mbabwire abanyetore nibashaka kureba aho abo banzi bakomotse, ni mu ijuru. Ibyahishuwe mu bice 12:7 kugeza 9. Ushobora kuhareba ibyahishuwe 12:7 kugeza 9. Ibyahishuwe Yohana 12:7 kugeza 9. Reka dusome. Mu ijuru habaho intambara, Mikayire n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Ku murongo 8, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. 9, cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanywa nacyo. Umeze ugeze ku murongo wa 9. nawe ugezeho. Ibi nibyo Hana intumwa yahishuriwe, uko mu ijuru habaye intambara. Umugore ngo n'ikiyoka, niho hari havuga kuri uriya mutwe, iby'umugore n'ikiyoka. Umugore icyo byashushanyaga Isirayeli, ikiyoka ni Satani. Noneho rero Isirayeli, Satani we yari azi amabanga, kuko Isirayeli ariho hazavuka n'umwami uzacungura abantu. Habayeho rero intambara mu ijuru, Satani ubwo yigomekaga ku Mana, habaye intambara, abamarayika ngo Satani ararwana n'abamarayika bari kuyibanisha, kuko Imana iri hejuru ya byose, ifite imbaraga. Marayika Gaburiyeli, Mikayeli niwe wanesheje. Noneho Satani bamujugunya mu isi n'abamarayika be bose. Aho niho yavanye imbaraga yifashisha mu kurwanya abakurikira Yesu bose. Niyo ukurikiranye usoma mu bice byo hasi, wumva ko bamaze kujugunya Satani mu isi, mu ijuru bariruhukije, baravuga ati noneho agakiza karabonetse, kuko wa mwanzi wabaregaga abakuwemo. Ariko wasiwe wowe ubonye ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Satani rero nicyo gituma arwanya umukristo wese wiyemeje gukurikira Yesu. Abakristo rero batize ibyigisho by'intambara z'umwuka, bamwe niho barangara, ugasanga ibintu birabananiye. Niriwe nsobanura kuri byinshi, tugiye gukurikizaho uko badutera. Bahera ahanini mu ntege nke zacu za kamere y'ibyaha, kuko nubwo twakizwa, ariko kamere niwe muntu ntigipfa. Satani rero arayikurikirana akayiteramo ibindi bintu bibi, umukristo agacanganyikirwa. Niyo mpamvu ushaka kubigisha intwaro
Pawulo yatanze kugira ngo bajye bamenya uko banesha satani nuko n'izo ntwaro bazimenya, be kujya basoma bibiliya biruka, ariko bibiliya ifite inzira nyinshi zo kwigisha abana b'Imana uburyo bashobora kurwanya satani. Tutavuze rero muri menshi uburyo badukuruza intege nkeya za kamere yacu y'ibyaha. Nisomera aya magambo yo mu Befeso igice cya 4 ku murongo 26 kugeza 29. Mu Befeso ibice 4 umurongo 26 kugeza 29. Ndagira ngo ariya magambo yababwira. Umurongo wa 26 Abefeso ibice 4 kugeza 29. Abefeso ibice 4 umurongo wa 26. Reka dusome. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Amen. Amen. Muri kamere muntu akunda kubamo ikintu cyitwa uburakari. Satani kurakara. Kandi satani iki ngiki arabizi ko nta muntu utagira kurakara. Kandi n'akana gato akarara. None se ndikarakara ukabona gakubise nyina nk'amenyo kakamuruma. Imana yankijije uburakari, nigeze ndakara mena agakono k'iwacu. Nasanze bacuze ibiryo ndagafata ngarekurira hasi kubera uburakari. Uburakari rero ni bubi. Izo ntege nkeya abantu benshi nzi ko bazifite cyane. Uburakari bushobora kuguteza mu mutego wo kurwana. Uburakari bushobora kuguteza mu kwangiza ibikoresho byo mu rugo, nk'icyo wangirije igikoresho cyo mu rugo. Uburakari uzi ko watuma ushobora no kwica umuntu utabigambiriye. Uburakari nabwo ubwo ni intwaro ya satani. Ni intwaro rero ya satani. Abakristo rero bagomba kumenya ko iyo ntwaro ibabamo kubera kamere y'ibyaha bagifite, no mu byo basengera bakajya basengera Imana igacagaza uburakari bwabo. Ugewe nanjye nagiraga uburakari nkimara ntarakizwa. Najyaga nibaza n'umugore nabana n'abaho nzamukuru, kuko wavugaga gatoya ngo uravuze urashaka kumvigiramo uhitamo urushyi. Imana rero ndasaba abakristo bihana uburakari. Uburakari ni ikintu kibi cyane. Imana itugirire neza. Niyo ni intwaro satani nayo akoresha, barayimenye. Ikindi kwiba, iryo jambo ntibaryumvisemo. Uwibaga ntakongere kwiba. Kuri 28. Kwiba ni icyaha satani akunda gukoresha abantu, ababwira ko nabo bagomba kubaho neza, akabereka ko abakire hari icyo babarusha, noneho rero akabashyiramo umwuka ubigisha kwiba. Wese ntukeneye kubaho, kandi akiba atazi ko bishobora kumugiraho ingaruka. Harimo gufatwa agafungwa, harimo gufatwa agata agaciro mu muryango wamujura, abakobwa be bazashyingirwa n'iki. Harimo kwiba ahubwo nako kanya utareba neza ugapfa, ukuramo urupfu. Kuko njyabona nk'abajura bamwe bajya gutobora nk'inzu, bagatobora inzu, nyir'inzu kumva abaye maso ari kubacunga. Igihe akinjiza akaboko bakagakubita umupangu ugasanga akavuye hariya, cyangwa akamukubita umutwe akawumena. Icyaha cyo kwiba rero bagomba kukirinda. Dukomeze tujye ku ijambo rya 3, ngo ijambo riteye isoni. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Kubera iki se buriya hariya jambo barivuze ngo ntirigaturuke mu kanwa? Kubera ko hari amagambo mabi aza mu kanwa adakwiriye akanwa k'abana b'Imana, k'abakristo. Ibitutsi nyamuna agiye kubibona no mu rugo, ugasanga ababyeyi baratuka abana ibitutsi bigayitse, kandi ari abakristo. Ariko baba ari abakristo cyangwa n'ingirwa abakristo.
hari n'abakristo barangara ukaba wabifite ngo wagicucu umwana wawe ukunda bamwita ngo ni igicucu uwo mwana se abaye igicucu wowe uzishima wakigorye wacyo ntazi ibitutsi nk'ibyo ngibyo by'abapagani ntabwo bagomba kubikora ntabwo bigomba kuba mu kanwa kawe ibyo byose bizanwa na kamere y'icyaha ngo ibyo byose bagomba kubireka ayandi ni amagambo mabi y'amashyengo nkunda kubona ibintu by'amashyengo mu kanwa k'abasore cyangwa amagambo y'ubuhehesi bya bintu ibyo byose ni ibikururira abantu kubajyana nko mu busambanyi ubundi guheheta no kumenya kuvuga amagambo yo gutongoza yo gutereta cyangwa kureshya mu giswahili babyita no gutongoza ariko amagambo yo gutereta no kureshya nibyo bita ubuhehesi baba bagira ngo babajyane he mu cyaha cy'ubusambanyi gusa ibyo bita imitomara ukamenya gutera umutoma wo uganisha ariko ufite intego yo kugana mu cyaha cy'ubusambanyi ibyo abakristo babiri ibyo rero abakristo bagomba kubireka umuntu wakijijwe ntabwo ibyo ngibyo bigomba kuboneka mu kanwa ke hari ijambo bavuze hariya ryo kubererekera satani kubererekera satani wowe waba ubyumva kubererekera satani ni kumubererekera ni ukuvuga kumuhunga ukamutera ibitugu ni nko guhunga umwanzi kumubererekera ntabwo si ukumutera ibitugu ahubwo kumubererekera ni ukumuha urwaho nicyo bitwa kubererekera ni ukumuha urwaho kamere iri kwinjiza mu cyaha wababazwa nacyo ukihana ikazana amahoro ariko utakihannye ukaba uhaye satani icyo bita urwaho ye nkunda guhera nko buriya kuri satani kuri satani uburyo yoheje yuda akamwoshya kugambanira umwami Yesu ntabwo ubyibuka yasomeye Yohana 13:2 yasoma ayo magambo urayumva Yohana ubutumwa 13:2 ubwiza bwa Yohana bice 13 ibice 13 umurongo wa kabiri haravuga ngo bakirya ibyo kurya bya nijoro satani yari amaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire Yesu amenya ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo ahaguruka aho yariraga yiyambura umwitero yenda igitambaro aragikenyeza Yohana 13:2 gusa navugaga subiramo bakirya ibyo kurya bya nijoro satani yari amaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire icyo nashaka kubwira abakristo ni uko satani ikintu cyose akora abanza koshya yoshya abantu yoheje Yuda kugambanira nde Yesu Kristo naho nagira ngo ngaragaze kuko satani afite uruhare rwo kukoshya akagutura mu mutego wo gukora ikintu kibi kandi kikakugiraho yigaramiye iwe yigaramiye akakureka kubera ko utagira amatwi yumva bigisha n'ijambo ry'Imana ukarigira mu mutima wawe ngo riguhane wowe ukajya ugenda mu moshya ya satani uri gukora ibibi gusa niwo mugambi rero nagira ngo mbamenyeshe ko icyo ngicyo satani nawe ajya agikora inzira imwe y'ukuri iyo kunesha satani gusa burya no kwihana umaze kumenya ko waguye mu mutego wo koshya kwihana ugomba kwihana kuko kwihana niko gukuraho icyaha dufite Imana y'inyembabazi ibabarira nta muntu n'umwe wihana abivanye mu kuri Imana itajya ibabarira pastor kwihana no kwicuza bitandukanira ubundi kwicuza ni ukubabazwa n'ikintu wakoze ariko kwihana ni ukucyatura
aha ni ukucyatura ni ukucyatura ukagisohora. tukajya mu ntebe ya penetensiya tukajya kureba ba bishopo tukagenza gute tukacyaturira nde? Ijambo ry'Imana rivuga ko abakristo burya tubana nk'abavandimwe. Igihe waguye mu mutego kuvuga ngo uzenda gutegereza pasiteri muzajya mu ntebe ya penetensiya, icyo gihe ubugingo bwawe buba buri kwangirika. Ariko mwene wanyu w'umukristo muturanye, inshuti yawe, ushobora kugenda ukamwaturira ukamubwira uti njyewe naguye mu mutego w'icyaha, none mwene data nje kukihana kugira ngo Imana imbabarire, kandi nawe ucyumvise imbabarire. Ni ukuri yari mwene wanyu w'umunyabugingo, urakira. Icy'ingenzi ni ukubona kugisohora. Reka dukomeze, icyo tuzakivugaho nk'ikiganiro, nacyo tuzakivugaho cyo kwatura, mwaturana ibyaha byanyu, tuzabikoramo ikiganiro. Komeza. Ariko ubundi nibasomera urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 8:9-9. Urwa mbere, urwandiko rwa mbere, igice cya mbere 8-9. urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice n'icya mbere murongo wa 8. uravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nishatse kuvuga ko kwatura ariko Imana ikoresha kugira ngo itubabarire ibyaha. Intambwe ya mbere yo kurwanya Satani no kurwanya intambara y'umwuka ni ukwihana. Nta kindi. Turagiye rero, tugiye gusoma mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 10 tugeze 18. Ndashaka kubereka intwaro Pawulo yigishije Abefeso, kandi natwe abishyigiza intwaro ziratureba kugira ngo dushobore kurwanya Satani. Abefeso ibice bingahe? 6 umurongo wa 10 ugeze 18. Reka dusome. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko mudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiriye igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka nk'umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Aya magambo aranasobanutse. Arasobanutse. Ariko niba anasobanutse, ari iriya ntwaro ya mbere nshaka kuvuga, ikintu cyitwa ukuri. Abantu ntabwo kuri bajya bakunda kukumenya, ariko kuri burya ni Yesu. Niba wavuze ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data amujyanye. Ariko burya icyo bishatse kuvuga, kumenya ukuri ni ukumenya Yesu uwo ari we. Ukamenya Yesu uwo ari we. Niba Yesu umwemera nk'Imana, niba Yesu waramwakiriye,
niba Yesu akuyobora, Yesu akuyobora rero ntiwavuga ibinyoma, kuko Satani niwe munyabinyoma. Ukuri kwananiye abantu benshi b'abakristo. Uzabigenzure uri no mu modoka, wumva umuntu ari kuvugira kuri telefone akabeshya mwene we ngo ubu ngubu ni ku Gisenyi, kandi umuntu yibereye hano hepfo i Kigali atigeze agerayo. Ubwo rero ukuri ni intwari ikomeye abakristo bajya birengagiza, kandi ukuri niko Kristo yatsindishije, anesha Satani. Ukuri rero nibakumenye bagufate, kube muri bo, kube muri bo, kube muri twe. Kube muri twe. Ikindi buriya ntwaro ya kabiri yo gukiranuka nayo iragoranye. Gukiranuka iyo urebye ijambo ry'Imana yavuze mu Balewi ibice 19 ku murongo wa 2, yavuze ngo muhabera kuko nanjye ndi uwera. Ese kuba uwera ni iki? Kwera mu ngeso, kwera mu ngeso, kuba umuziranenge, utagikona akantu na gatoya. Udafite rero gukiranuka, burya gukiranuka Pawulo yabigereranyaga n'iyi ntwaro yitwa antibare abasirikare bajya bambara bari ku rugamba. Antibare igikingira igituza. Iriya antibare bayambara kubera ngo umwanzi nabarasa adashobora gutobora umutima. Haleluya. Gukiranuka rero burya ni antibare ku mukristo. Wambaye gukiranuka ntabwo Satani yashobora kwinjira umutima wawe. wakiranuka ku gato no ku kanini, ku kanini. Niyo mpamvu navuze nti reka nzivugeho gatoya sintinda. Ikindi ni inkweto. Inkweto ntabwo nazo bajya bashobora kuzisobanukirwa. Inkweto ku musirikare, wabonye ko nta musirikare ufite inkweto. Inkweto zibarinda gusitara, kuba yakwicwa n'ibuye, kwicwa n'amahwa, zibanyuza ahantu ku birenge gusa batashobora kunyura. Inkweto rero ni ngombwa, ariko burya ngo ikivuga burya inkweto yo mu mwuka ni ukugira umwete wo kuvuga ubutumwa. Umusirikare wese wa Kristo, burya abakristo bagomba kumenya ko ari abasirikare, agomba kugira umwete wo kuvuga ubutumwa, akahora yiteguye kuba yajyana ubutumwa. Umuntu ukurana na Yesu ntashobora kubura kugutuma ahantu ugenda ubwira abandi ubutumwa bwiza. Iyo dusomye rero ubwo butumwa bwiza, bamwe yenda baravuga ati se ubutumwa bwiza ntabubwirwa n'iki? Ariko usomye ngewe mu Baroma umurongo wa mbere ku murongo wa mbere, igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza 4, usanga bavuga ubutumwa bwiza Pawulo yabanje burya kubwira abantu n'iki. Ubutumwa bwiza bwabanje kuvugwa n'ubuki. Usome ubabwire babumenye. Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze 4. Pawulo imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, bavuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Rekera twagarukiraga muri 4. Urumva ubutumwa bwiza Pawulo yabanjijeho kuvuga, yavuze Yesu wari warahanuwe n'abahanuzi, avuga Yesu wagaragajwe n'imbaraga z'umwuka wera, avuga Yesu wahamijwe n'umuzuko. Kuzuka kwa Yesu niko kwabije ko ari umwana w'Imana. Ubwo nibwo butumwa abakristo ba mbere bagombaga kumenya, bakamenya no kuvuga. Uwo tuvuga dore imiterere yiwe yabanje guhanurwa, ntabwo ari ibintu byaje mu bitekerezo by'abantu. Hari abahanuzi ba Yesaya baramuhanuye, ba Mose baramuvuze, ba Yeremiya baramuvuze, abahanuzi bato n'abato baramuvuze. Uwo niwe tuvuga. Ibyo ubushobozi bwe bwo kuyoborwa n'umwuka wera biramuhamya, kuko nta wundi wigeze agira
imbaraga zo kuyoborwa n'umwuka wera nkawe. Ikindi cya gatatu ni umuzuko, nicyo kitwemeza ko wari umwana w'iki ndi gutinda, ari umwana w'iki w'Imana. Ubwo butumwa bwiza abakristu bagomba kwitaho, bakabanza bakamenya Yesu uwo ari we. Singiye kubitindaho cyane, ndumva byumvikana. Ngo bongere basubiremo iryo jambo, barisome bitoza. Hari igihe abantu babisoma biruka. Basome mu Baroma igice cya mbere, bahere ku murongo wa mbere bageze ku wa kane. Niho bamenye ubutumwa bwiza bagomba kuvuga ubwo ari bwo. Nabo bagende bahasoma. Ikindi ni ukwizera. Kwizera ni intwaro ya kane. Kwizera rero ni ukugiranwa burya n'ingabo abasirikare ba kera bakingishaga barasana imyambi n'abanzi babo. Burya niko kwizera guteye. Kwizera ni ingabo idukingira imyambi y'iki ya wa mubi. Noneho iyo usomye Yohana 14 ku murongo wa 11 kugeza 14, niho hatanga andi magambo yo kwizera, kumva twizeye byari byo. Ubutumwa bwiza 14 umurongo no wa 11 ugeze 14, haranditswe ngo nimunyizere mwemere gato, ntacyo ngiye kurangiza. nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, muzizezwa n'imirimo nkora ubwayo. Nimutizezwa n'ibyo mvuga, muzizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Niba Yesu bamwigisha wowe udashobora kumwizera, ariko uzajya ureba n'imirimo akora, kuko n'ubu ngubu no mu itorero arayikora. Se abantu bamwizeye iyo ubona bagenda bakarambura ibiganza ku barwayi barwaye abadayimoni bakavuza induru, turahiye. Hari umuriro ubona, n'imbaraga za Yesu ziri muri wowe zo zitwika abadayimoni bakiruka. Ubwo rero umuntu utagira kwizera ntabwo azarwana urugamba rwa Satani ngo arutsinde. Nabanze bizere Yesu. Amen. Yesu ni muzima, yarazutse kandi imbaraga zayo kuhana. Haleluya. Katwifatije ijambo rya gatatu. Ijambo rya gatanu ni agakiza. Agakiza kagereranywa n'ingofero y'abasirikare bambara mu mutwe, irinda ko umwanzi yamurasa mu mutwe. Uko niko umukristo agomba kwambara ingofero y'agakiza, kandi ako gakiza ni Yesu. Akakambara mu mutwe kugira ngo Satani adashobora kwinjira mu mutwe akamuyobya, akamushyiramo izindi nyigisho izindi ngengabitekerezo. Soma urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:16. Bagomba kugumana ibyigisho bya Bibiliya mu mitwe yabo. Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa kabiri ibice ni 3 umurongo wa 16. Haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Haleluya. Amen. Ibyanditswe byera ijambo ry'Imana rigomba rero kukubera ingofero, rikakurinda, kuko riri muri uyu mutwe no mu mutima riba ririmo. Satani rero ntawe yahera, kuko rya jambo riragutsindira. Imana ibagirire neza. Tugiye kujya ku ntwaro iyi ni intwaro ya gatanu mvuze. Tugiye kujya ku ntwaro ya gatandatu. Intwaro ya gatandatu yitwa inkota y'umwuka. Inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Mu ntambara umukristo ahura nazo agomba kurwanisha ijambo ry'Imana, kuko n'umwami wacu Yesu Kristo niryo yatsindishije umwanzi we. Niba ushaka gukura mu mwuka, soma ijambo ry'Imana kenshi. Kenshi ntibakajya barindira ngo nzasomerwa ijambo ku cyumweru, nzasomerwa ijambo
ku cyumba niwe mu rugo umukristo muzima, kuko itorero burya ritangirira gupfira mu muryango. Mu muryango wawe niba utajya ubigisha n'ijambo ry'Imana, niyo mpamvu abana b'abakristo benshi bakunda kuba ibirara, ni uko bataba babonye iwabo ko babatoza gusoma ijambo ry'Imana no kurikunda. Haleluya. Mu Bakolosayi 3:16 haratubwira ngo, Abakolosayi 3:16 haranditswe ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Ijambo rya Kristo ribe muri twe rigwiriye. Ribe muri twe rigwiriye, rizagwira gute se niba kandi rifite ubwenge bwose. Iyo usomye ijambo byanga byakunda ari umukristo wizera, riraguhugura, riragukangura. Ryagwira gute udasoma? Udasoma ntabwo ashobora kugira amagambo menshi. Tuba dufite igihe gito, twagana ku musozo. Mfatiye intwaro ya nyuma, kuko intwaro zirindwi ntabwo nazireka. Ya karindwi ni intwaro yo gusenga. Yegeranywa n'imbunda irasa kure. Urumva? Niyo yonyine gusa burya isengesho rigenda rigakomanga ku Mana. Igihe urimo gusenga uzi neza ko uri umukristo wizera, rigera ku Mana byanga byakunda rigakomanga, ku buryo Imana nayo ibaza amaraka, ariko uwo nguwo murabona ari nde? Nta wundi, ni Pasiteri Theoneste. Sinzi ibyo yahuye nabyo arashaka kubikubwira. Ni isengesho rikora ibyo ngibyo. Haleluya. Reka mbabwire ijambo nyine rituma ibyo mvuze ari ukuri. Ingoma ya kabiri 7:13-15. Ihute cyane. Ingoma ya kabiri mu gice cya 7 murongo wa 13-15 haranditswe ngo nuko umwe mu bagaragu be aramusubiza. Ingoma ya kabiri igice cya 7 niho ndi pe. Ingoma ya kabiri sorry, nandi mu wami wa kabiri. Igice cya 10 ni igice cya igice cya 13. Ni igice cya 7 umurongo wa 13 yego ugeze 15 gusa ni 20. Ingoma ya kabiri igice cya 7 umurongo wa 13 haravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Haleluya. Amen. Wumvise imbaraga zibi mu isengesho. Imana gusa abantu bayo bicishije bugufi bagasenga bagashaka amaso hayo, niyo baba bakoze icyaha, Imana izumva iri mu ijuru ibakirize igihugu. Ibababarire igicumuro, ibakirize n'iki igihugu. Abakristo rero bafatiye ikintu cyitwa gusenga bakagifata arareje. Gusenga bikorwa n'umwana wamaze kwakira Yesu, niyo waduteyemo gusenga. Iyo ntwaro burya iturinda, yiturengera. Abarozi ko bakoresha amagambo bakayatongera bagafata abantu. Twebwe dusenze Imana yacu izananirwa kudutabara. Iyo ntwaro ya karindwi. Izi ntwaro uko nzivuze, ndasaba abakristo ko bagenda bakazisubiramo, basoma aho ngaho zanditse, basubiremo, bajye bareba niba izo ntwaro bazifite. Niyo mpamvu bamwe basenga amasengesho agahera mu kirere. Urajya gusenga Imana uri umunyabinyoma, nta kurugira. Urajya gusenga Imana utazi gukora n'umurimo wayo, nta kantu n'aka ngaka ko gukiranuka ukora. Urajya gusenga Imana nta butumwa bwizuze, ntabwo uzi Yesu. Urajya kumuhamiriza abantu utamufite. Urajya gusenga Imana kwizera byarakunaniye, uhora mu bintu byitwa gushidikanya. Abuzukuru ba Timoteyo baracyari,
timoteyo ntuzi ko yashidikanyije ko yesu yazutse? Ni Toma. Ni tomasi. Tomasi yarashidikanyije, abandi baramubwira ati nyamara twabonye umwami. Yanga kwizera. Nabonye za nkovu zari bamutukuye igicumu, uzi ukuntu amaraso yari ari kududubiza. Ntimukajye mubeshya. Gushidikanya Imana rero n'ubu ngubu ririho, niryo rirwanya iki abakristo. Kadusoma umurongo wa nyuma wo gusoza, ihangane. Nsomera mu Batesalonike igice cya 2 umurongo wa 16. Urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike bakangahe? Abambere n'abakabiri. Mu gice cya 3 igice cya 2 umurongo wa 16. Umurongo wa 13 uravuga ngo nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo. Ihumure wa 13 gusa na 7. Wa 17 uravuga ngo ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Amen. Iki cyo nsabira abakristo b'iki gihe ni iryo sengesho. Turashoje tuganira. Turashoje. Imana ibahumurize. Amen. Imana Data wa twese rero ibaha umugisha bari badukurikiye. Turashoje, batwandikiye muri comment baduhe ibitekerezo n'inyunganizi, kandi rwose bazajya bareba video bayirangize neza, nibwo bazajya bahabwa umugisha. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ubutumwa bwiza. Amen. Wemerere bugere kure, ukingure imiryango Mwami Imana, ukingure amatwi y'abashaka kumva kugira ngo bumve. Igihe turimo kiragoye, ni igihe abantu bafite amatwi ariko ntibumve, ni igihe abantu bafite amaso ariko ntibarebe, ni igihe abantu bapfuye bahagaze. Mwami Imana, abantu bawe turasenze ngo ubarinde urupfu rwo gupfa bahagaze, kandi ubahe amatwi yumva, ubahe amaso areba, ubahe imitima ihumutse, imitima yumva ugushaka kwawe no gukora kwawe. Mwami Imana rero turasenze ngo uyu mukozi wawe umugisha, kandi umukomereze muri izi mbaraga, kugira ngo n'ubutaha azagaruke kubwira abantu iby'ubutumwa bwiza. Ngaho rero tugire neza kubw'ubuntu bwawe, tubyambaje tukwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.